Nongeye kugusuhuza kandi ari nako nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi hano kuri Bivugwe TV. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utaraduha subscribe reba wahanditse subscribe dutera inkunga ukore kukazogera, ikindi kandi uze kwibuka gukora like kuri iyi video. Mu marira menshi, agahinda ndetse n'ikiniga, ababyeyi, inshuti ndetse n'abavandimwe, nibwo kuri uyu munsi wa mwana w'umukobwa waguye mu mpanuka mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kuri Yamaha yashyinguwe mu cyubahiro. Ni impanuka yabaye ku itariki ya 24 Mata. Murabyibuka ko ku itariki ya 25 nabagejejeho inkuru ivuga iyi mpanuka. Impanuka rero ikaba yarabereye mu mujyi wa Kigali ku muhanda uva Nyabugogo werekeza haruguru mu mujyi. Ugiye kugera kuri rompo yo mu mujyi wa Kigali hari zebra crossing cyangwa se aho abanyamaguru bambukira. Nibwo rero abanyamaguru bari kwambuka ari benshi, maze umushoferi wari utwaye imodoka ya Ravafo aturuka hirya yarangariye muri telefone, niko kuza kugonga bari kwambuka muri zebra crossing, maze kwikubitiro umwe ahita yitaba Imana, abandi bagera kuri 6 bahita bakomereka ku buryo bukomeye cyane. Iyi mpanuka ikimara kuba, abaturage bari hafi abo bahise batabara bikomeye ndetse bahita banatabaza cyane. Ako kanya polisi ndetse n'imbangukira gutabara bahita baza gutabara, ariko umwana umwe w'umukobwa yari yamaze gushira mu mwuka, ari nawe waje gushyingurwa kuri uyu munsi. N'agahinda gakomeye cyane, ni inkuru iteye agahinda kenshi mu by'ukuri, yaba ku babyeyi, inshuti ndetse n'abavandimwe b'uyu mwana w'umukobwa waguye muri iyi mpanuka yabaye ku itariki ya 24 z'uku kwezi. Abaturage bari hafi iyi mpanuka ikimara kuba bamaze gutangaza ko iyi mpanuka yatewe n'umushoferi wari utwaye iyi modoka ya Ravafo wagize uburangare bukomeye ubwo yari yarangariye muri telefone, maze ntaze kumenya ko imbere hari zebra crossing cyangwa se abanyamaguru bambukira, akaza kugonga abantu benshi. Babla agahita yitaba Imana ku ikubitiro. Ngira ngo rero mwagiye mubibona mu mashusho yagiye agenda acicikana. Uyu mwana w'umukobwa niwe wahise ushyira mu mwuka ku ikubitiro, n'abandi 6 bo bahise batabarwa bikomeye ndetse bahita bihutanwa kwa muganga kugira ngo babashe gukurikiranwa. Naho uyu wari utwaye iyi modoka ya Ravafo yahise atabwa muri yombi kugira ngo abashe gukurikiranwaho iki cyaha ndengakamere yakoze cyo gutwara imodoka yarangariye muri telefoni, bityo akaza kugonga abantu bigeze naho umwe yahise asiga ubuzima. Amakuru twabashije kumenya nuko uyu mwana w'umukobwa yari asoje kwiga kaminuza, aha rero akaba yari ari kwambuka muri zebra crossing ndetse n'abandi bana bato b'abanyeshuri, nubwo nabo bahise bakomereka bikomeye cyane. Kuri uyu munsi mu rugo iwabo w'umwana w'umukobwa byaramarira menshi ndetse n'agahinda ubwo bamusezeragaho bwa nyuma, maze ajya gushyingurwa mu cyubahiro. Ababyeyi b'uyu mwana w'umukobwa batangaje byinshi ndetse bavuga ko banababajwe cyane n'urupfu rw'umwana wabo. Uyu mwana w'umukobwa rero akaba yitwa Babla. Ise umubyara ubwo yari amaze gufata ijambo kugira ngo abashe kuvuga amateka y'umwana w'umukobwa, yavuze ko batakunze kubana cyane kuko akenshi uyu mubyeyi yabaga ari mu kazi cyane, ariko yatangaje ko Babla yari umwana mwiza, umwana witonda, umwana ufite umutima mwiza ndetse umwana wakundaga no kumwumva cyane. Umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa Babla, ubwo ndavuga mama w'umubyara, we yabashije gutangaza ko nta byinshi yavuga ku mwana w'umukobwa we, ariko avuga ko yari umwana witonda kandi umwana ubasha kubaha buri wese. Uyu munsi rero nibwo baherekeje Babla abasha gushyingurwa neza mu cyubahiro. Byaramarira menshi ndetse n'agahinda ku bantu bose bari bitabiriye umuhango wo guherekeza bwa nyuma kuri uyu mwana w'umukobwa waguye mu mpanuka mu mujyi wa Kigali. Iyi mpanuka ikimara kuba ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 4 turimo, hari saa 8 z'amanywa, aho uyu mushoferi atagonze abanyamaguru gusa, ahubwo yagonze n'umumotari wagendaga. Ariko umumotari yaje gutangaza ko iyo hataba Imana uyu mushoferi yari kugonga abantu benshi. Iyi mpanuka yari kuza guhitana abantu batari bake, nubwo uyu mumotari nawe yatangaje ko yakomeretse cyane ubwo yari amaze gutanga arimo atanga ubuhamya afite igihunga cyinshi, nubwo wataje kuhasiga ubuzima. Reka dukomeze kwifuriza uyu mwana w'umukobwa iruhuko ridashira, ari nako polisi y'u Rwanda ikomeza kubashishikariza gutwara ibinyabiziga mutanyoye ibisindisha, kandi ikindi ukamenya ko umuhanda utawukoresha wenyine, ukirinda uburangare.